babyeyi yuko feel proud mufite agashema uri umwana cyangwa kubona abana banyu bakugica kubera si buri mwana kandi ngo warerewe n'Imana ngira uzikurera gusa cyangwa tugira natwo nka wenda njye niba tuzabikorera utazajya ngo nareze nabi papa utazagira kumva tuwanje tuzabikorera tebwa mutagiye ndazikorera no attention so babyeyi muranga rero bana muranga gecho mbone ndashimanga nizere ko biratuma natutagira guhakira ababyeyi bacu muvuga ibingereza muvuga ibifuti mumenye ko mama jagarangiri gecho abazungu bazaga mu cyangwa kavuga ikingereza mama kabura bona kama kururamu yorangiza bamara kugenda bagiye kingereza cyose cyuvuga tawikari jakikugishije Dana kama ndishemo ariko icyo kingereza ntaro wakigisha ariko akikwigisha umwana we n'ukuri n'ukubesha so mutekwira kandi mubabareba mukaba gufi mukabyibuha mugakira honestly ni shima ababyeyi tubashime tukibabona tubashime bakiri bazima tutakubaja kubashimira ku nduro ni bituro please icyo ndabisabye nundi murano bari munsi na korora cyo kigenda kwitira nanjye akazi kigoncezeho gakaya ayimenya ariko ndashima papa na mama kwa niaba ya mtoto wenu zawadi yangu itafikia kwenye mailbox saa yoyote na nasema tena naomba jamao hageze mutajamu murarangije mutarekuza abite inshingano kurera batoya be n'abandi so mufatira aho mukomeze kandi umwana sumubyeyi we umwana n'ababyeyi bose kandi n'ababyeyi saba umwana umwe ubwo natanga ndi kuba mfite mama DJ keze nyanga mukandanga mama ni bataranga muhagarariye mama so kadavuga menye ngo nibuke mama ariko twizere ko ahari iri jambo naje bishe ko no bikambye mu bantu cyangwa mu mbaga Imana ibahingisha abana mwarakoze kuvuka n'ababyeyi mwarakoze kubyara. May God bless you. Dukomeje rero tugiye kumva indirimbo imwe agiye kuturirimbira mu karirimbo k'Imana nyuma yaho rero turaza gufata izawadi turaza gufata gift nyuma yaho turakaribishiye uyu muririmbyi nawe agereza ku karirimbo nuko nyuma y'akaririmbo turaza gufata gift buryo turazifatamo buri muntu uri gutanga impano turakamuhereza iminota ibiri gusa iminota ibiri ishyira isonerarira buryo bwo gutanga impano umubyeyi azaza imbere bamuhereza impano imbere apana kwiguhereza wicaye abari kugenda umuziki muri background nushobora ugomba gukeza nta kibazo bari kuguhereza impano yawe okay ikari kuri stage Shari Johnny Shari murakoze cyane batinye kweli batinye banze kubatwika hasigaye umunota umwe ariko impano nabageneye ngiye kumanza mama fata umusheri wewe Thank you.
ababyeyi kwanza nuko maze ndakurikizaho abapapa. So impano ya mbere ngiye kuyishikiriza mama wambyaye. Mama huyo yambyariye umupepi amurwaye akaricu ni ikinyagu arico mutazisi imeze Okay, mfite akabazo ko kubaza. Iyo mpano ni y'umubyeyi cyangwa ni y'umumama? Ni y'umubyeyi wambyariye umubebi. Umupapa ndari umubyeyi? Umupapa. Revo dushaka badusobanurire neza umubyeyi n'umupapa ni umubyeyi nangwa? Turabimenya turebye uwayihaye. Mbere bose n'ababyeyi ariko mvuze umubyeyi wambyariye umubebi. Yamuhaye wenyine. Okay. Oya mbese ni kwanda ifatika neza. Kuri musito mwigire hino tutwike. Kwenye mashine ni DJ Ricky. Wagiye. Abakameramani murafata neza. Ukona sio taberanye. Okay, hagarara neza ngufotore. Hagarara neza ngufotore. Hagarara neza ngufotore. Okay. DJ level. So level DJ. Impano. Thank you DJ. Dugwaye isegonda imwe. Dufite indi impano nawe mbese nivugire ndamuba hano kari Marikia. Okay. Kenewe. Hi. Okay, musika wegere hano urajuraba uwo kubika impano. Musika wegere hano urajuraba uwo kubika impano. Ya uve muri back stage. Hagarara neza mufotore. Hagarara neza mufotore. Hagarara neza mufotore. Pulo. All right, level. Pulo. Ageze aho bitaga ngo ni Kaguna. Ntago nari kwakura ababyeyi bane gusa kandi hariho ababyeyi babaherekeje nabambashujuguje. Ubwo n'ababyeyi babaherekeje nibaze bafashe kwakira zino mpano nabageneye. Amen. So DJ nashyiraho akaririmbo kanje Mama by Kayumba. Ni jambo. Buri muntu no urafata urajana iyo ushaka uragwisha iyo ushaka nta kibazo. Amen. Hasigaye iminota 2 n'igice. Kwenye mashine. Get the vibes. Ara DJ Ricky. DJ akabuza ka counseling. Wote tunakupatia dakika 5. Sawa. Dakika 5 tu. Ababyeyi bose muzimbere. Kwenye mashine ni DJ Ricky. The clock starts. Kwenye mashine ni DJ. Ababyeyi bose muzimbere hano kwenda gukora ibyo bitaga gutwika. Ni saha zo gutwika. Tunataunguza hii stage. Egera umushumba. Nasema wakati yenye ulilala usiku bila kusinzia, na kuna tafuta namna jinsi sio watoto wako tuishi. Hatuna budi, hatuna jinsi ya kushukuru, lakini tumeona kidogo. Mungu akusaidie na Mungu aweze kukutangulia kwa yote unayofanya sasa. Tunapo
Tunapenyeza kwa upande. Tunabakia na sekendi 3. Yeye na huyu mkubwa ni nani? Msikilizaji. Lakini ni mzazi wangu. Hawa ni wazazi wangu. Sura yenyewe nayo. Walisaidia sana. Ndio maana ni wazazi wangu sana. Na kuwacha. Basi Mungu aendelee kuwaongezea nguvu za kuweza kulea watoto kama hawa. Tumeona siku ya leo kwa sababu ya hiyo wazazi. Asante. Inafanya cropping Okay, sawa, tunaendelea na kupana zawadi shiruga yetu, si ndio? Si ndio? Nishimwe n'umunezero kuba tugeze kuri uyu munsi. Twatangiye turi gukamba kamba, none tugeze igihe cyo natwe kugira bari gukamba kamba. Tugomba kubyishimira, sibyo? Nibyo. Tundoke pamoja, nifuate. Music. Voilà. Mtanisaidia msimame. DJ. Utasimama. Usimame. Utasimama. It's not easy to raise a kid. You did a great job, mama. I love you. Watch this, mama. Sina neno kushukuru we mama kwa kunileta duniani. We mama.
Mungu awabariki. Mama ni mama inabidi tumuchoshe ndio kumshukuru.